njye numvise nyine ngo Ediveni ngo yari ari kumwe n'umukobwa agira gutya ajyana akaboko nyine akurura ikariso iyo mukobwa ayikura ayijyana hese yayikuragamo cyangwa yarayimwambikaga neza? ntabwo nzi uko byagenze. Marina, ni ukuri uko uteye bitera umutima wanjye gutera udatuje ugatera ukumbaza ngo uze uture mu mutima wanjye nkurebe undebe maze twirebanire dukundane numva ibihangano byawe, ako kajwi kawe niko kagenda mu mutima hirya iyo ngiyo mu bikari by'umutima wanjye bikajegeza nkumva wese ndakwiyeguriye. Marina, I love you. Ese wasize ibisa n'ubusa ugasanga ugukunda ukareka bagutesha umutwe batitaye uburyo utamo, bareke bavuge bavuye abo bave mu mavaze bajye mu bifuzo bya haramu. Nibyo koko narasaze nisanga ubusasamana n'isasi y'amasengeri n'iseguye amasogisi nisutse musuru udasemba bitewe n'umukobwa mwiza nakunze ari wewe. Do you remember that way that told you forgot it, I can repeat it again? Baby, it's true, I love you, please give me a chance, love you. Icya Papa Sava cyitwa ukunda ukunda nde kwiteka urunota unoteza by'ubudatuza utama akanya ngo nete nanjye utesha agaciro wo nashimye ugayira abandi wo nakunze ngo nta kigenda ni mubi cyane mubaze rwose nshize amanga unsubize cyane ushize ubwoba maze turebe tunagereranye ko numva ukunda nde mbese ukunda peyate ngira uko asubgasate niko muhu ukunda nde ukunda umukobwa ikibasumba useka cyane ibyo badasanzwe yasubiza indinga zigasuka nka za mashini zisya ibigori cyangwa injugu zituragurika iyo bazikaranga muri kakana nk'icyarahani kidoda imyenda umwe nyiramenya atishira nyiramabwe naho hanze nko mu kanwa hariboye niko muhu ukunda nde ya yes reka nizere ko amahoro y'Imana abana nawe. Ni one more time tuba turi kubana mu bihe bitandukanye mu makuru n'ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi imbere yanyu imbere ya kamera muri kuhabona umuhungu utari muto utari na mukuru cyane, tugiye kuza kubana ni cya gice gikomeye twahariye kugenda tugaragaza impano zitandukanye ziri mu bana batoya bari hirya no hino mu gihugu, baba bari kugenda nyine bafite impano bifitemo bashaka kugira ngo zigaragare zijye kure cyangwa zimenyekane abantu bazimenye byigiyeyo. Nimba hari n'icyo wafasha iyi mpano nshyashya ube hari icyo wayifasha mbere na mbere, ariko reka tubanze duhe ikaze umuvandimwe turi kumwe. Tubahaye ikaze. Ya no musizi usiga nasiganira umurimo nasinde ngasanze ibyo asanze agasendereza guseka bidasanzwe kuba muteza amatwi kandi kwivuga n'imutera isoni cyane ko sonatari somishonzi za saa sita igihe ushonje cyumva ni Junior Mugabe. Junior Mugabe urakoze cyane, karibu cyane. Ya murakoze. Igiza mikrofone nk'ahangaha gutya nayifatiye kugira ngo bitaza gusatira cyane. Yego. Junior meze bite? Ni sawa kabisa ndashima. Ndashima nta kibazo. Ni amahoro. Yego. Biri gucamo cyane rwose ni amahoro pe. Ibyo bintu wabyize hehe? Ntabwo nabyize ahubwo usibye wenda kuba aho nari ndi ku ishuri narakundaga kuba ndi kwandika, noneho naba ndi kwandika akaba ari ibintu binjemo gusa. Ubundi noneho rimwe umunyeshuri twicaranaga arambwira ati ibi bintu ni sawa uramutse ubiperforminze muri talent show byaba ari byiza twabikunda. Ubwo rero nibwo nabiteguye bibaye ndabiperforminga abanyeshuri barabikunda cyane, nanjye byarantunguye ntabwo nari niteze ko bari kubikunda ku rwego nabibonyeho. Yego. Arahandi hano wari warigeze ubyumva? Yego cyane kuko nka Junior Rumaga ndamufana cyane hamwe na Nitegeka Garasi. Abo nibo bantu navuga noneho byatumye mpita numva mbakunze cyane kurushaho ku buryo bambera umwarimu nyine akaba ari bo ndeberaho. Ya mbere yuko twinjira mu wenda by'umwihariko mu nganzo yawe cyane ko ndaza kuza kuguhereza umwanya munini, turaza kuza kugabanya igihe cy'ibiganiro. Yego. Hari uvuze yuko Junior Rumaga umuzi, uvuga yuko uzi Papa Sava. Katubanze twumve hari igisigo kimwe wabuzi cya Rumaga watubwiraho gatoya?
icyo nzi cyane ni icya Papa Sava cyitwa Ukunda. Ese wasize no icya Papa Sava cyitwa Ukunda ukunda nde kwitekura unoteza by'ubudatuza utama akanya ngo nete nanjye utesha agaciro uwo nashimye ugayira abandi uwo nakunze ngo nta kigenda ni mubi cyane mubaze rwose nshize amanga unsubize cyane ushize ubwoba maze turebe tunagereranye ko numva ukunda nde mbese ukunda ate mbwira uko asubgasate niko muhu ukunda nde ukunda umukobwa ikibasumba useka cyane ibyo badasanzwe yasubiza indinga zigasuka nka za mashini zisya ibigori cyangwa injugu zituragurika iyo bazikaranga muri kakana nk'icyarahani kidoda imyenda umwe nyiramenya atishira nyiramabwe nahora hanze nko mu kanwa hariboye niko muhu ukunda nde asante sana. Nuko rero ubu bitangiye ku ishuri, ariko mbere yuko twinjira mu bigendanye n'uburyo ki wabikoze twari twihuse cyane. Junior uruwa hehe, ukomoka he, mu rugo ni hehe, tubanze tumenye umwirondoro wose. Iwacu ni mu karere ka Rulindo, umurenge wa Buyoga, akagari ni aka Ndarage, umudugudu wa Karambi. Mu buzima busanzwe ukora iki, wigeze gukomoza ku bintu by'amashuri? Yego, mu buzima busanzwe ndi umunyeshuri wiga muri TVET, nkaba niga building construction n'ubwubatsi. Yego nibyo nkora. Uzabihuza gute n'ubuhanzi bwawe? Bitewe n'uburyo nabyisanzemo mbikunze nabyo, burya umuntu ntabwo amenya aho wavuga aho mbega ahantu ubuzima bumuganisha. Igishoboka cyose iyo ureba ikintu cyakugirira akamaro byose urabireba. Ari ibyo by'ubwubatsi wabikora cyane ko nabyo ari byiza, ndetse n'ibi by'ubusizi kubera ko nkanjye ntabwo navuga ko mbifiteho ubumenyi burenze cyane, kubera ko ni ibintu nasanze ndi kuvuga nkaba numva nyine ndamutse mbonye wenda nk'undi muntu wamfasha akamuha inosiyo zo kuba uburyo bikorwamo byamfasha. Ngaho rero nakubwiye ko tutaraza kuza gutinda cyane mu biganiro, ndagira ngo nkuhereze akanya nk'ukuntu natangiye mbivuga wigaragaze ibisigo byawe, toranyamo igisigo kiryoshye uratubwira natwe cyane abadukurikiye bakava mu byabo. Ibisigo byanjye mfite nk'ibisigo nka 2 nibyo nabashije kwandika, ariko hari n'ibindi nekereza nshobora kuzandika. Umva rero byaba byiza ahubwo byose mbibabwiye kuko kubwanjye mba numva byose ari byiza. Twagiye uhawe rugari. Ese hagati aho ngaho ushobora kwicara nka hano wenda urugero ukubona imbere yawe hari kamera cyangwa imbere yawe hari nk'umukobwa ugahita umukoraho igisigo ako kanya. Muri abaraperi bagira ibintu bita freestyle, ubwo nabyita nka freestyle nyine y'ibintu by'ako kanya bise bimanuka cyane, kuko n'ibisigo byanjye ahanini byibanda ku bakobwa. Kubera iki? Ntabwo nzi impamvu nyine, wenda nuko nabyisanzemo, ariko gusa hari n'ubwo umukobwa umwe mu ba star, yaba abahanzi, yaba aba social media influencers, yaba hari umukobwa ukunda aho ngaho cyane? Ukunda uhe? Nkunda Marina. Uraza kuza kudukura igisigo cya Marina? Marina niwe mukobwa mfana. Marina turamugarukaho. Ngaho banza tubwire rero ibyo bisigo byawe. Ukuntu muraza kujya mubyumva hanini, igisigo cyanjye uburyo kigiye gikora kiba kimeze nk'aho uri kuganira n'umukobwa cyangwa se wenda uri kumutereta. Hari ahantu murajya mwumva njye ndi kuvuga, ariko wenda haramutse ahari yajya nsubiza muraza kubyumva. Njye guhera ku gisigo cyitwa Ukusa. Ese wasize ibisa n'ubusa ugasanga ugukunda ukareka bagutesha umutwe batitaye uburyo utamo, bareke bavuge bavuye abo bave mu mavaze bajye mu bifuzo bya haramu. Nibyo koko narasaze nisanga ubusasamana n'isasi y'amasengeri niseguye amasogese nisutse musuru udasembe bitewe n'umukobwa mwiza nakunze ari wowe. Erega uko usa bifite uko bisa bitandukanye nuko abandi basa, iyaguhanze ikagusiga ubwo bwiza butagira uko busa, ikibero cyiza nk'icyo ngicyo, amaso meza amurika nk'inyenyeri, inseko nziza itagira uko isa,
arijegeza inkingi z'umutima wanjye, akajwi kawe kugatuma ndemba nkumva urwo ngukunda ruri gukura ndwumva yo mu mutima wanjye. Icyo ugomba kuzirikana nuko ngukunda murankwifuriza ibyiza gusa, nkahora nsenga Imana ngo uzaze uture mu mutima wanjye, nkunde ngukunde twikundanira ubuziraherezo. Si byose tara ritera umutima wanjye gutera nituze, ese uranyumva zuba rirasira mu mutima wanjye rikarengera mu bwonko bwanjye? Mukobwa uko uteye bitera umutima wanjye gutera udatuje, ugatera ukumbaza ngo uzuture mu mutima wanjye, nkunde ngukunde twikundanire rwa rukundo rudatitizwa n'ubutita, rudatinya utugambo n'udutiku abantu bagenda batuvugaho igihe twikundaniye. Hari n'ubwo njya nkutekerezaho nkumva ngize impano yo kuririmba, nyamara kuririmba atari ibintu byanjye, nagira ngo ndagerageje nkavugana. Uteye neza baby, the way you shake ufite quality, roho yanjye warayitwaje, iyo ndyamye ni wowe mba ntekereza, nagira ngo ndasinzije, inzozi zanjye akaba ari wowe gusa. Ndagerageza bikanga, ariko iyo bigeze kuri wewe nakora buri kimwe cyose kugira ngo mugaragarize ko ngukunda cyane, ko ubikwiriye mukundwa. Umutima wanjye wuzuye amabanga, icyo nyine ni uko uza unsanga, ukansanga ndimo nkumanga, ukankura kuri imanga, ukandinda guhangana. Rimwe na rimwe njya ntekereza ko hari wenda nkoresha ururimi utumva, akaba ariyo mpamvu mba mbona wanyirengagije. Ibyo bikantera kwigana indimi z'amahanga nkavugana. Do you remember that word that told you forgot it, I can repeat it again? Baby, it's true, I love you, please give me a chance to love you. I promise you, I will never leave your side. There is no break can cause me to let you alone. No break can replace you in my heart. Ndagerageza kwiyumva nk'uko wiyumva, ariko nanone wigora umutima wawe utekereza uko ibintu ubwira cyangwa se amagambo nkubwira ari nk'abasore buzuye hanze aha ngaha ndababwira abakobwa ko nyamara bagenzwa no gukoma bakabasiga mu gahinda katagira uko gasa kasandaza umutima wabo. Oya rwose, njyewe urwo nkunda n'urw'ukuri, urwo nkunda si urw'uburyarya, urwo nkunda si umukino, kuko iyo nshaka gukina nari gukina foot cya basket, byo bitanga ibyishimo. Ese nkora iki kugira ngo ngaragarize ko ngukunda? Nkubita agahanga hasi gasaduke kamere nk'akisatura, mfukama amava hinduke nk'ay'ihene se, cyangwa ushaka ngo njye kwa makuza? Okay, basi bike muri byinshi mfite mu bwonko bwanjye mbashe kubikubwira, sigaye naho ukifatira umwanzuro uvuga ko umutima ngo nkunde kandi bitakurimo. Oya da, njyewe uko nakubwiye nuko niyumva, kandi ni nako kuri kwanjye. Sinziraho nimba ngomba kuzira kuba nakubwije ukuri, ahubwo nakubwira ati bayi mukobwa wateye imbuto y'urukundo mu mutima wanjye, nkaba narategereje kuza kwibagara, nkaba narahebye. Mbega wowe najyaga nibaza igisobanuro cy'umunyenga, ariko aka kanya mbashe kwakira igisubizo cy'icyo kibazo nibazaga. Kumobera kwawe bineye kwiyumva nk'ufashwe n'amashanyarazi, nyamara ibyo byose mbitewe no kugwa mu kibaya cyiza cyane gifite imisozi itoshye ibereye kureba ndetse no kuyitambagira. Ndagusezeranya ko uhobeye ugukunda by'ukuri, uzagoza amarira yose warize, ibikomere ufite ku mutima akazabyomoza urukundo n'utugambo twiza cyane. Nzakubakira pisine uzajya wogamo, piyazo zizaguhanagura. Kwisiga byose ngombwa cyane ko wasizwe na Rurema wakuremye, si byose sheja rinera ishema n'isheja cyane iyo ndimo nkuvuga mu bandi. Ngaho mfata ikiganza unkomeze, twigire kure mu rukundo. Wow, kabisa biraryoshye. Ariko nk'abantu badukurikiye koko, iki gisigo harya cyarasohotse cyangwa kiri mu ikayi? Nyifite mu ikayi, ntabwo navuga ko ngiye mfite ubushobozi bunini bwo kuba nagishyira nko kuri YouTube ngo abantu bakirebe. Abantu badukurikiye go, nari nkiriho mvuga ni turacyari mu nsinzi yo kwishimira ko twongeye kugira urwo buntu bwo kongera kugira umugisha, twongera kuyoborwa na Excellence Paul Kagame. Kora mu nganzo rero. Banyarwandakazi, turatuye turatengamaye, turatuye turatembera, turatuye turatuje, duturije mu gihugu gitemba ituze, cyavuye kure mu mwijima kigahabwa urumuri na FPR Inkotanyi iyobowe na His Excellence Paul Kagame. Banyarwanda, nimumfashe tugire intera igira iti FPR Inkotanyi, oye FPR Inkotanyi turayikunda, iradukunda, twiyubakira u Rwanda twifuza. FPR Inkotanyi aho turi ubu ngubu niho yatugejeje. FPR Inkotanyi ni y'ibihe byose. FPR Inkotanyi iyo irangajwe imbere nande n'umutoza w'ikirenga His Excellence Paul Kagame. Asante cyane. Wenda mbere yuko tuza no kuza kuganira ibindi bigendanye n'ubuhanzi bwawe,
ubuzima bwa buri munsi. Reba akantu gato cyane karyoshye nawe uzi ahantu ugera ukumva koko kabisa uba wadukirigisa muri cya gisigo kindi cyari gisigaye, kabara ku munota umwe cyangwa iminota ibiri ukanyorosheho, ubundi dukomeze. Ndagira ikayi zuzuye note zinshengura mu bwonko, urukundo narwo runshengura. Icyo cyitwa ngo iki? Ndashira. Ndagira ikayi zuzuye note zinshengura mu bwonko, urukundo narwo runshengura mu mutima, nagira ngo daje nawe utashwida. Erega ubu ndeba ndashira wese nibaza icyo nakora ngo nkundwe n'ikibasumba kibasumbisha ubwiza buzira ibisindisha. Wa mukobwa uhinguka nkabona ni kakazuba ko mu rukerera, namubona arenga nkabona ni kakazuba ka kiberinka. Ayiwe ndashira wese pe. Yego ndashira nkashira hafi yo gushira nk'ishashi yasharijwe kuri sharije ricometse ku mashanyarazi. Ese nibyo unyifuriza? Ngaho se ndeka netere mu mutima wawe, utetere mu wanjye, nidundira mu mutima utuje, utange tuze mu mutima wanjye. Ndatera nkikiriza, nasesengura neza nkumva mu majwi ndi kumva, ari kuburamo kakajwi kawe, kakandi kanera kwiyumva nk'udasanzwe cyane ko kaba kavuzwe n'udasanzwe ari wowe. Sante cyane. Urabizi. Courage kabisa. Ntago ari ibintu ushakisha, ukumva yuko ari ibintu bikurimo. Turacyari kureba ku bintu bigendanye n'ubuhanga bwawe muri ibi bisigo ukora cyangwa muri ubu buhanzi bwawe. Ni izihe mbogamizi ukunze guhura nazo cyane? Muri buno buhanzi nkunda nkora ahanini ikintu cya mbere ni ukubifatanya n'ishuri, cyane ko no kwiga wenda nka gucya mu kiruhuko nagatekereje nk'ubu nakabaye ntaranditse byinshi nk'ibyo mvuze, usibye icyo nabanje kuvuga cya ukusa, mba ndi gutekereza ibisigo byinshi nakanditse, ariko bitewe no kuba nk'ubu tuba turi mu kiruhuko, ahanini navuga ko mba ndi no gushaka minesi yo kugira ngo mfashe umubyeyi wanjye ukamwunganira. Yego. Nizo mbogamizi ngira, no kuba nagira kuba nabona undi muntu unsapotinga ubibamo, ambwira ati byakorwa gutya, hano hantu bigenda gutya, mbega umuntu wajya ambwira ati muri ubu buryo bikore gutya. Hagiye ugeze mu mwaka wa kangahe? Ubu ngubu ngiye kujya mu mwaka wa 6. Ubwo ni level 5 kubera muri TV itari kuba bikora. Okay, reka dukomeze rero, turajya tugenda ducishamo tuganire. Wigeze kunyemerera yuko uzi wakora ikintu nakubwiye muri hip hop babyita freestyle. Aka kanya ushobora kuba umukobwa ukuri imbere ukamukoraho igisigo bitewe n'uburyo uri kumureba. Noneho kuko aka kanya nta mukobwa turi imbere uri kutureba cyangwa turi kureba, uvuga yuko hari umuhanzi ufana w'umukobwa bita Marina. Ngaho Marina mutura igisigo. Marina, nukuri uko uteye bitera umutima wanjye gutera udatuje, ugatera ukumbaza ngo uzuture mu mutima wanjye, nkurebe undebe maze twirebanire, dukundane, numva ibihangano byawe, ako kajwi kawe niko kagenda mu mutima, hirya iyo ngiyo mu bikari by'umutima wanjye bikajegeza, nkumva wese ndakwiyeguriye. Marina, I love you. Wow. Akabiguteye isoni se ntabwo bihagazeho. Ariko uramukunda. Ndamufana pe. Uburyo asa cyangwa uburyo aririmba? Byose kuri njye ni byiza. Wow. Okay. Muri showbiz abahanzi n'ubusanzwe ntaho batanira na showbiz. Muri showbiz hari ibintu bigezweho kandi abantu b'abahanzi hari igihe umwahita akuramo filme bitewe n'ibintu biri kuvugwa, cyangwa uw'igisigo na gutyo akaba yakoramo igisigo, wa filime akaba bese umuhanzi iteka ahora ari tayari gukora ku bintu runaka biri gutrendinga. Wabonye trend ya The Ben yo kuba yarakoze ku ikariso y'abandi, ibyo bintu bigeze ubyumvaho? Usibye wenda nkaho muri karitsiye kubyumva nyine biri kugenda bivugwa gutyo, naho ubundi ntabwo navuga ko njye nkunze kugira access yo kujya kuri social media wapi mbeshye, ariko warabyumvise? Kubyumva ko narabyumvise. Wumvise byaragenze bite? Usibye ko wenda abantu ubundi uko inkuru igenda iva ku muntu umwe igera ku wundi, igenda navuga ko igenda ikweduka.
yakugezeho gute? ntabwo nzi ukuntu nabivuga nyine. Oya bivuga uko wabyumvisha nta kibazo. njye numvise nyine ngo The Ben ngo yari ari kumwe n'umukobwa agira gutya ajyana akaboko nyine akurura ikariso iyo mukobwa ayikurura ayijyana hese, yayikuragamo cyangwa yarayimwambikaga neza? ntabwo nzi uko byagenze. aho hantu se nta kantu wumvisemo? ntabwo namenya njyewe pe. cyane ko ahanini nko ku ruhande rwanjye njyewe niyo ngiye kumva n'inkuru ni urugero nita ku kintu ku mumaro kuri njyewe byamarira. ntabwo nk'ibyo wenda nk'iyo mbyumvise usibye kubyumva ndi nko kugenda ntabwo mbiha umwanya cyane ngo mbyiteho kuko mba numva n'ubundi kuri njye ntacyo birampindurira nta mumaro ibintu nk'ibyo ngibyo. none se uwo mukobwa yaraje avuga uko byagenze, avuga yuko atari ikariso ye bakuruye, avuga yuko ari byo bita ishanga yari yambaye, ni utuntu abakobwa bambara amahanga mu ntuza mu ujya utubona nk'uko rega nabikubwiye uko inkuru iva ku muntu umwe ijya ku wundi niko igenda buri muntu wese akubitamo ibintu byiwe kugira ngo wenda uri bumutege amatwi ari bumuhe umwanya cyane akabiha akabyumva. uri kumva nimba uwo mukobwa we yaraje agasobanura uko nguko nyine uko byagenze wasanga ari nako kuri cyangwa se atari nako kuri bitewe n'uko umuntu kuko ubwo ngubwo bigaragare ko hari amavidewo yagiye atambuka kugaragara. uri kumva ariko kubera ko aba ari n'abantu b'ibyamamare. wese biriya bintu bikubayeho wabyitwaramo gute? asohota amafoto uri gukurura nk'umukobwa ikariso cyangwa uri kuyikoramo? ndi kubikora ubwo wenda biramutse hasohotse ayo mafoto icyambere cyo n'ubundi ntabwo waburana n'ifoto kandi biri kugaragara. ubwo waba wabikoze? naba nabikoze nabyemera wabidefanda. nakaba gaciyemo kugira ngo wenda tunaganire turebe niba biri hanze kuri social medias, ariko igihari nuko hari abavuga yuko indirimbo bari gutwikira ya The Ben basohoye yanasohotse uyu munsi yitwa Sikosa ari kumwe na Element na Kevin Kade. indirimbo kuri radio. nukuvuga ngo hagenda habaho udutwiko dutandukanye wa muntu we, abahanzi bene wanyu bagiye gusohora indirimbo bakora udutwiko. nawe rero nuzajya gukora igisigo uzayitegura agatwiko nk'ako karaka ikariso we wakora kahe? njya akantu nakora kugira ngo utwikire igisigo cyawe. njyewe nka kiriya gisigo cyitwa ukusa uburyo numva ubundi iyo ndi kwandika nk'igisigo njyewe ahanini mba ndi no gufotora video ukuntu yaba imeze nk'ahantu hatangira wumva ko mvuga ngo ngese wasize ibisa n'ubusa ugasanga ugukunda ukareka bagutesha umutwe batitaye uburyo ubutamo aho ngaho mbere yuko njyewe nza nkavuga aho ngaho naba nakoze nk'akantu ku buryo umukobwa yaba apfukamiye umuhungu noneho umuhungu ubona ko atamwitayeho kandi uwo mukobwa ubona ko amukunze koko. noneho njyewe nkaza nkahita mirika uwo muhungu ubundi nkahagurutsa uwo mukobwa amuha akarabo. ayo ni amwe mu mashusho wasohora? izo ntuza ni bumwe mu buryo numva najya nteguramo video nakora. turi kugenda tugana ku musozo, uri gutekereza ute ku hazaza hawe cyangwa niye ntumbero ufite? ahazaza hanjye njyewe uburyo matekereza numva icyambere cyo ntabwo njyewe njya ncika intege. mba numva mfite intego yo kuzakora cyane. wari ukitubwira ikintu kidasanzwe cy'umwihariko? Ego ikintu kidasanzwe cy'umwihariko nzabaha ibintu bidasanzwe, ibisigo bigiye birimo cyane ko mwumvise ko harimo imitoma. yego uzibanda ku mitoma cyane. wakunze imitoma byo ndi nabyo. bari tayari kunumvisha ujya uririmba, si akantu ko kuririmba urakazi? Ego ndagerageza. ujya wandika n'indirimbo si ibisigo? Nabyo ndagerageza, n'ubu hari nanditse nayo yitwa
ugukunda hitwa Gukunda. yego Nayo uteganya kuba wayijyana muri studio cyane ikaba yakorwa. rwose. Okay, niyo ufite ibihangano byinshi kandi byiza, tuzaba tugenda tuganira. Abantu badukurikiye bakunze ibihangano byawe, bakunze uburyo wandika, bakunze ibisigo byawe, wanaririmbye babyumvise, baraza gutanga ibitekerezo. Ese bakugira ihe nama nk'umuntu uri gutangira? Ese wakora iki? Inkunga yabo irakenewe, yaba ari inkunga mu buryo bw'ibitekerezo cyangwa uburyo bw'ubushobozi. Mwabonye yuko ibisigo bikiri mu ikayi, kandi biramutse bisohotse rwose bigakorwa muri studio, bigakorwa n'amashusho, byaba ari byiza kurushaho. Dusoza n'icyo wakwisabira abagukurikiye rero? Ikintu nakwisabira abantu bankurikiye, ndabakunda cyane, ndabakunda abanyarwanda bose. Ikindi undi muntu nashimira, umuntu twese udukunda, ukunda abanyarwanda, kandi ntekereza ko umunyarwanda wese aho yaba ari hose yabona uwo muntu ngiye gushimira igikorwa yashyize aho ngaho. Si kimwe si bibiri, ni byinshi cyane. Nta wundi rero ni His Excellency Paul Kagame. Kagame ari mu bantu bakuye u Rwanda kure cyane, akaba arugejeje kure cyane, kandi nibyo twishimira ko twongeye kumutora, akaba agiye kongera kutuyobora. Yego. Urakoze cyane, twizere ko n'ubutaha uzaba uhari tukongera tukaganiriza abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda n'abandi bumva ikinyarwanda bose. Yego, nzaba mubaye kabisa. Murakoze cyane. Yego, murakoze.